Murakoze nshuti bavandimwe mwese mugiye kurikirana kino kiganiro tugiye gushiraho ubu ngubu. Ni ikiganiro kijyanye na tax, kivuga ku bijyanye na tax return, kuko turi mu gihe cyo kwitegura amatax. Ubwo rero ni ngombwa ko tusobanura abantu ku bijyanye na tax kugira ngo babimenye, hanyuma barebe bimwe na bimwe bagomba gutangira gutegura kugira ngo bitazabatungura mbese. Murakoze cyane. Ubwo rero tugiye kureba, turaza gukoresha ikibaho ngaha, hariya turaza gukoresha ikibaho, turaza gukoresha na computer, byose turabikoresha kugira ngo abantu bashobore gusobanukirwa neza n'ibyo tugiye kubabwira. Murakoze cyane. Reka tubanzirize kuri computer, nako tubanzirize ku kibaho kugira ngo tubereke ibyo turi buvuge n'ukuntu turi bisobanure kugira ngo hatagira umuntu ucikwa n'ino information tugiye kubaha ubu ngubu. Murakoze. Tuzamuye anga gatongera ngo muri kubona ibyo turi buvugeho ni ibyo ngibyo. Turavuga kuri form W4, icya kabiri turavuga kuri form 4506T, icya gatatu turavuga form W2, ntabwo tubitindaho cyane. Icya kane turavuga kuri form 9465 cyangwa form 9465. hanyuma turavuga kuri form bita ngo ni SS4. Nibyo turi buvugeho ibyo ngibyo. Niturangiza turaza kureba kuri computer uko bimeze, tusubiza ku kibazo. Tushobora kuvuga ari cyo kibazo cya gatandatu, wenda turaza kureba uko tubivugaho nabyo. Murakoze cyane. Reka turebe kuri kariya twavuze ka mbere, iriya form ya mbere twavuze, twashoboye kwita ngo ni form ya form 4 cyangwa W4. W4 ni iki? W4, impamvu twanashatse ko tuvuga kuri W4 nuko hari abantu bakora utuzi dutandukanye bisaba ko ukoresha contract. Umuntu ukora kuri contract ahanini ntago bajye bamuca amatax, ntago bamuca umusoro. Iyo bataguciye umusoro cyangwa bataguciye tax, iyo umwaka warangiye usanga baguca amafaranga menshi cyane, kandi mu by'ukuri bijya bisa nk'abigoye abantu benshi cyane, kuko ubona iyo uri guhembwa amafaranga menshi kurusha abandi, ukajya ubona check yawe imeze neza cyane, ariko igihe umwaka warangiye ugasanga ari ugomba kwishyura RS, kandi ugasanga bari guca amafaranga menshi, bigasa nk'abigutunguye, bigasa nk'abikugoyeho gatoya. Urumva rero ntabwo abantu benshi babikunda gutyo. None niba twashyizeho form W4, ni form ushobora kubwira umucontractor, umuntu mwasinyanye amasezerano uko uri bumukorere, nimba akubwiye ngo ntabwo azajya guca amafaranga, ushobora kuza ino form ya W4 kugira ngo employer wawe ajye yishyura amafaranga muri ARS, baguca amafaranga. Ahubwo nibyo byiza cyane ko baguca amafaranga kugira ngo igihe cy'amatax uzagira amafaranga ubona, kuko ushobora kugira mu gihe cy'amatax kandi ntugire n'amafaranga ubona, kuko amafaranga menshi cyane uri kubona amafaranga menshi cyane kandi nta n'amafaranga uba watanze y'amatax. Gira ngo turabyumva. Ino form ya W4 irafasha cyane. Niko mbibona, nibyo byiza. Tujye kuri kiriya cya kabiri bavuga ngo ni form 4506T cyangwa form 4506T. Ni form imeze gute? Abantu benshi cyane bakunze kugira ikibazo cyo gushakisha amatax return yabo, ukavuga ngo ndi guhamagara umuntu wankoreye amatax, ndamubura, sindi kumubona, ndashaka kubona amatax ya tax return yanjye. Ngira ngo mwarabyumvise neza. Ubushize twavuze kuri tax return uko itandukanye na W2. Nukuvuga hari copy ya W2 irahari, hakaba na tax return. Niyo bavuze tax return cyangwa tax refund, copy ya tax return yawe uyibona ku muntu wakubariye amafaranga, ariko W2 uyihabwa n'umukoresha wawe. None rero abantu benshi bajya bavuga ngo turashaka tax return zacu, ibipapuro bigaragaza uko badukoreye amafaranga, uko batubariye amafaranga, ariko ntibashoboye kubibona. Rimwe na rimwe uwakoreye amatax hari ubwo
aba atazi kubishaka wenda, cyangwa yagize ubute, cyangwa ukabona ari bugukerereze. Usibye ko ni byiza iyo wakoresha tax return ujye usaba na kopi ya tax return yawe, ujye uyibikiraho wenyine, haba kuri telefone, haba kuri email, ariko ufite kopi ya tax return yawe birafasha cyane. Rero niba utarashoboye kubona kopi ya tax return yawe, hari uburyo bubiri ushaka kubwiramo. Uburyo bwa mbere ni ubu ngubu, ino form bavuga ngo ni 4506T. ushaka kuyiprintinga kuri computer yawe, ushaka kureba umuntu wawe gusohora, cyangwa kuri library ukuza ino form ukayohereza. Yohereje ino form bahita ko bakohereza kopi ya tax return yawe, cyangwa tax transcript, request of transcript. Nicyo ino form isobanura. Kandi request of transcript muri IRS bayikohereza bakayiguhera ubuntu, nta mafaranga baguca, ni free. Ngira ngo turabyumva aho ngaho. Reka turebe iriya form yindi ya gatatu, ariyo form twavuze ngo ni W2 ngo twabivuze ni form ihabwa n'umukoresha wawe. No kuvuga igaragaza amafaranga wakoreye, no kuvuga igaragaza amafaranga yose wakoreye n'amafaranga bagiye baguca, wenda iby'ama security, icyo bavuga tax withhold n'ibindi byinshi cyane gutyo, bagenda bigaragaza aho ngaho. Ni nabyo bifasha cyane kugira ngo iyo bishize muri computer bishobora gutuma umenya amafaranga uri bubone iyo wabishizemo. Ngira ngo buri muntu wese ni ngombwa ko abona kopi ya W2 yiwe. Ni byiza ko buri muntu wese ayishakisha. Icya kane nicyo twanditse hariya ngo ni form 9465. Ino form rero niyo bita installments agreement request. No kuvuga ino form icyo maze niki, ku bantu bagiye bakora amafaranga menshi, ushobora kuba warakoreye amafaranga menshi cyane, hanyuma ukasanga IRS guciye amafaranga udashobora kubona wenda nta bushobozi ufite bwo kwishura ayo mafaranga. Impamvu tuvuze ngo nta bushobozi ufite bwo kwishura amafaranga nuko iyo wabonye amafaranga, iyo wakoreye ku mwaka wose ukabona amafaranga menshi, wenda tuvuge ayo wakoreye wose, wenda dufate nk'urugero, niba warakoreye nk'ibihumbi 30, 40, 50 cyangwa ibihumbi 100, si ukuvuga ngo amafaranga urayafite, kuko amafaranga abantu bagenda bakoresha usanga umwaka ugeze nta n'amafaranga ufite, kuko ufite amabile menshi yo kwishura ibintu byinshi ukoresha kuri amafaranga. None iyo ukoze amataxe ukabona leta cyangwa IRS ikavuga ngo okay, wakoreye amafaranga menshi ugomba kwishura wenda amafaranga ibihumbi 2 kandi ugasanga amafaranga ntayo ufite, icyo ukora ni iki, ushobora kuza ino form ya 900 y'ibihumbi 9465. ushobora kuza iyo form, warangiza kuyuzuza iyo form kugira ngo usabe agreement request yo gukora payment, request of monthly payment. No kuvuga ukavuga ngo okay, ano mafaranga sinshobora kuyabonera yose icyarimwe, ndashaka nge nishura make ko nta bushobozi mfite bwo guhita ko nishura no mafaranga. Iyo uje no form barabigufashamo, IRS irabigufashamo ku buryo bakorohereza ukajya wishura buri kwezi. Ngira ngo nibyo byiza cyane bingi ko utabikoze gutyo ukabyoza muri IRS zakubwira ngo okay, ukoreza ibindi bisanzwe atari no form. IRS zavuga ngo okay, turabona ugomba kuduha wenda ibihumbi 15 nibyo ugomba kwishura. Hanyuma rero utakora ino arrangement cyangwa agreement request yo kugira ngo ujye wishura make, ugasanga noneho bizanye ikindi kibazo, bigatuma IRS itangira kugushiraho inyungu ku mafaranga utishyuye. Ngira ngo aho ngaho murabyumva neza. Indi form dushaka ko tuvugaho ni iriya form bavuga ni SS4. SS ya 4 ni application ya EIN. EIN bisobanura iki? Bisobanura employee identification number. No kuvuga company ufite LLC, ufite non-profit organization, ufite umushinga wari wose, ukaba ugiye gukoresha abakozi, ufite umukozi niba ari umwe niba ari babiri ko bangana kose, ugomba kuba ufite EIN number. No kuvuga ufite ino form ikwemera ko ugomba gukoresha abakozi, ugomba kuba ufite iyo form. None ino form bavuga ngo ni SS4 nicyo gipapuro wuzuza, uragiprintinga ukacyuzuza kugira ngo baguhe uruhushya rwo kuzajya ukoresha abakozi. Ngira ngo birumvikana neza.
nibyo bibazo bitanu bimwe nashatse ko tuvuganaho cyane cyane ku bintu bya IRS, ariko nko nababwiye no form isaba transcript cyangwa tax return yawe, nanavuze ko turi bugerageza kubisobanuraho gatoya. Impamvu ushaka kubivugaho ni iki? Nuko tax return abantu benshi hari abantu bari kumbaza n'abandi bazakomeza kubaza. Ibibazo ni byinshi cyane birumvikana, ni nkuko babaza n'undi muntu wari wese, ariko ikibazo kirahanga nuko abantu benshi ntabwo bigize babona amafaranga yabo mu gihe cy'amatax, kuko abakoreye amatax babakoreye nabi. Noneho hari n'abandi bagomba kwishura IRS. Abagomba kwishura IRS ntabwo bazi benshi usanga batazi ari amafaranga angahe bagomba kwishura. Kugira ngo ushobore kumenya amafaranga ugomba kwishura IRS, cyangwa kugira ngo ushobore kumenya amafaranga wagombaga kubona ariko ntiwayabona ko bagukoreye nabi, wenda amatax yawe barayahagaritse, ntabwo ugize ubona amafaranga, urihangana, birababaje. Ariko niba nta mafaranga wigeze ubona, hari impamvu. Iyo mpamvu rero ishobora kuba ari uko bagukoreye nabi. Kugukorera nabi bashobora gushiramo ibindi bitandukanye, ko twabivuze muri video y'ubushize, ibintu udafite, business udafite bakazigushiriramo kugira ngo bashobore kubonamo amafaranga yabo. Ibyo ngibyo byagiye bikorwa inshuro nyinshi cyane. Ariko none kugira ngo umenye icyo kibazo nuko ugomba kujya kuri IRS. Kugira ngo ushobore kubona appointment yo kuri IRS ni ibintu bigoye cyane, biragoye cyane. Niyo mpamvu rero hari ubundi buryo ushobora kubimenyamo utagiye no kuri IRS. Nibyo nshaka kubabwira ubu ngubu. Ushobora kujya kuri computer yawe ugakora login, ukaloginga in kuri account ya IRS. Ni ukuvuga ukiyandikisha muri account ya IRS kugira ngo urebe dosiye zawe ziri muri IRS zose zijyana amafaranga uko zimeze. Ibyo ni ibintu bisa nkaho byagora abantu, ariko mu by'ukuri ntago bigoye cyane. Nashaka kuberekera ku byanjye uko bimeze kugira ngo murebe ko iyo form ishobora kuza imeze, kugira ngo nawe ugerageze ubikore. Icyo nshaka kuvuga ahangaha nuko nimba ari amafaranga ugomba kwishura IRS utazi ari amafaranga ngahe, wenda IRS yagushize mu ideni kuko ibintu wabikoze nabi cyangwa babigukoreye nabi, hakaba hari amafaranga ugomba kwishura IRS, ariko ibyo byose ukaba utabizi. Ubu buryo buragufasha kugira ngo ushobore gusobanukirwa n'amafaranga ugomba kwishura IRS utiriwe ujya kuri IRS. Kandi ubu buryo buragufasha kugira ngo ushobore kubona transcript yawe, ni ukuvuga tax return wakoze, ushobora kuzibona utiriwe ujya kuri IRS cyangwa uhamagara umuntu wakoreye amatax return niba ubona ko kumufatisha ari ibintu bigoye cyane. Ni nayo mpamvu no munsi nashatse ko no video tuyishyira ngaha. Numara kubona video imeze neza, ntugire ikibazo, sharinga n'abandi, umenyesha abandi nabo kugira ngo bamenye uko bimeze, uzaba ubafashije. Murakoze. Reka tujye kuri computer kugira ngo turebe ibintu uko bimeze. Ngiye guhindura kamera ho gatoya, muri hangana. Uko niko kamera yanjye imeze gutya, ngira ngo muri kubibona bisa nka bihindutse, ariko ndongera mbisubize mu murongo neza. Uko niko bimeze. Reka se nkaho nyivunye gato kano ka tripod. Okay, ngira ngo hanga muri kubibona hanga uko bimeze. Uko niko urabona hanga banditse ngo ni IRS ahangaha, hano ni IRS. Ngira ngo muri kubona hanga banditse ngo ni IRS, hano bandika transcript ahangaha. Hano urabona banditse izina ryanjye ahangaha, Paul Ndahigwa. Paul Ndahigwa no kuvuga iyi ni account yanjye. Nawe ushobora gufunguza account yawe mu buryo bworoshe cyane. Ubwo rero reka tugerageze duse n'abasubira inyuma gato ahangaha kugira ngo murebe ibyari biri imbere ko tugera aho ngaho. Dusubira ahangaha kuvuga tax za 2023 tax return summary. No kuvuga hano bakwereka amafaranga wakoreye tax returns zari zimeze zo mu mwaka ushize cyangwa umwaka ushaka wose, babikwereka nta kibazo. Reka tuse n'abasubira inyuma kandi irindi rimwe turebe niba bitavuyemo. Okay, ahangaha ni urabona hano bandika ngo welcome Paul Ndahigwa. Uko niko banditse gutya. Iyi ni IRS. Urabona ni account ngiye bavuga account home. Baravuga ngo hano bandika hari no magambo yanditswe ahangaha, ariko account ni ingiye. Baravuze ngo total amount owed. Nukuvuga amafaranga ngomba kwishura IRS. Hano bari kwandika ngo ni 0.
ushatse wakwandika hano ukareba view balance. Icyo nshaka kubabwira mu kubereka ibi ngibi nuko mu by'ukuri ushobora kubikora nawe, ushobora gufungura account yawe muri IRS. Uko niko bimeze. Hanyuma ushatse kuzamukaho gatoya wanazamuka nta kibazo uko byumva. Ushatse ujya ureba hanga banditse ni payment, make a payment. Nimba ushaka kwishyura IRS ukabona bikugoye kwishyura IRS, ushaka kujya hanga banditse ngo ni make payment. Hanga muri kubona hanga ushobora gukora make payment ukishyura. Niba ari installment, niba ari mwakoze amasezerano na IRS uko uzajya bishyura amafaranga make, yes ushobora kubikora nabyo nta kibazo. Ushobora gukora hanga ku make payment cyangwa view payment option. Hari ukuntu bakwereka uburyo ugomba kwishyura, cyangwa view payment activities cyangwa activity uko wabyita kose. Ariko ukilitse ahangaha ukareba uko wishyura. Ni byiza cyane ko mubimenye ibi ngibi. Nimba utazi kubikora gutya nta kibazo, ahangaha umuntu ashobora kugufasha nta kibazo. Biterwa, ushobora kutubwira umujyi utuyemo muri comment, hanyuma tukareba uko twavugana nawe kugira ngo tugufashe kugira ngo ushobore kubona transcript cyangwa ushobore kumenya amafaranga ugomba kwishyura. Muri kumva neza ngira ngo niba ushaka kumenya amafaranga ugomba kwishyura y'ideni ufitiye IRS nta kibazo gihari. Nimba utabishoboye kubikora ushobora kutubwira kugira ngo tukurebere nta kibazo, hanyuma twabigufashaho. Icyo nshaka kubereka rero ahangaha nuko iyo bimeze gutya ushaka kujya ahangaha, ushaka kuzamuka ibingibi ukareba ibi byose nkuko nabibasobanuriye aho ngaho. Ushaka kujya ahangaha ukareba icyo bita view transcript. Hano ngira ngo muri kubibona ahangaha banditse ngo view transcript. Transcript ni ukuvuga za tax return zanjye nakoze. Nakoze cyangwa uko tax return zanjye. Iyo mpakilitse ahangaha dore ibiri buze, reka mbereke ibiri buze, ibi nibyo biri buze gutya. Hano bari kunyereka, bashobora kunyereka wenda tuvuge, reka nzamuke gato kugira ngo mubirebe neza. Wenda tuzamuke ahangaha. Hano baravuga ngo view transcript, view your transcripts. Niko banditse aho ngaho. Niba bavuze view your transcript, ushobora kongera kuzamuka gato kugira ngo turebe niba tubona izo za transcript. Na ahangaha iyo ukilitse ahangaha kuri view transcripts, uko niko bimeze rero. Ni ukuvuga iyo wabikoze gutyo, hano ngira ngo muri kubibona ahangaha. Uko ndi kubibona gutyo niko nawe wabibona. Ubishoboye wabibona gutyo, utabishoboye ushaka kureba umuntu ugufasha. Ariko mu kureba umuntu ugufasha ni ngombwa ko ureba umuntu wizeye, kuko ibintu by'amatax abantu benshi bari kubikora bakabikoramo bashaka inyungu nyinshi cyane, bagahemukira n'abantu benshi, ko abantu benshi cyane bari kurira. Bamwe bakabona amafaranga, abandi ntibabona amafaranga. Niyo mpamvu rero mugomba kureba abantu bakora amatax uko bameze. Icyo ndi kubereka ahangaha bakuvuga ngo ni kuri view transcript twagiyeho. Hano hari transcript zanjye. Hano ni transcript, ni kuvuga amafaranga IRS nakoze muri 2023 nshobora kubirebera ahangaha. Muri 2022 nkuko mubibona ahangaha nshobora kubibona ahangaha. 2021 2020 nshatse kureba byinshi cyane naklika n'ahangaha gutya kugira ngo mubirebe neza. Hano bigeze no kuri ku mwaka wa 2018, ni ukuvuga kuva kuri 23 kugeza kuri 18 kumanuka hasi aho ngaho. Urumva ibi byose ushaka kubireba. Ngira ngo ahangaha turabyumvise neza. Ni nabyo nashatse kubereka cyane. Wenda umuntu ababwiye mu magambo make ibyo twatumaze kuvuga. Twatumaze kuvuga kuri form ya W4, ariyo form igufasha kugira ngo umukoresha wawe ajya guca amafaranga bashire kuri IRS kugira ngo igihe cy'amatax uzabona amafaranga yawe y'amatax. Ni byiza cyane. Icyakabiri twavuze kuri 45 form bita ngo ni 45060 isaba transcript, igusaba kubona kubona tax return zawe, cyangwa ahangaha nibo buryo bundi ubungu nababwiye ahangaha. Nuko rero hari na form twavuze ya 9465 igufasha kugira ngo ushobore kwishyura amafaranga make nimba baraguciye amafaranga menshi. Indi form ni form bita ngo ni SS kangahe SS kane. Kuko mwabibonye ahangaha ndi kubereka ibintu byinshi cyane muri hangana. Niyo ngiyo. Ibyo nibyo twavuzeho cyane ngira ngo mwongeye kubibona aho ngaho.
ya sa rero ndumva ibintu byose bisa nkaho bisobanutse, kandi murakoze cyane kuba mwashoboye gukurikirana kino kiganiro. Nimba wumva ufite ikibazo ushaka kubaza, feel free, wumve kabisa ubohotse cyane, baza ikibazo cyose ushaka kubaza, turahari dushaka kugufasha. Ubwo rero ikindi nuko nimba ufite comment iyo ari yo yose, ntugire ikibazo, shiraho comment. Niba ufite ikintu ubona twavuze kitameze neza, wenda ushaka kudukosora, nabyo wabivuga nta kibazo, kuko ntabwo turi ba marayika, ntabwo turi Imana idakora amakosa. Ariko nimba ubona icyo tasobanuye neza, ushaka kutubwira. Niba wumva hari ubufasha ukeneye, ushaka kutubwira, shyira muri comment. Ariko niba utuye hano muri Amerika biroroshye cyane ko tuvugana nawe kugira ngo turebe ko twagufasha. Urumva rero mu by'ukuri nta kibazo kigoye kirimo, dushobora kubafasha no ku bindi byinshi birengeje ibi ngibi. Sawa, murakoze mwese kandi Imana ikomeze ibarinde, turi kumwe, bye.